mujya mwumva abantu RIB ikunda kuvuga ngo big energy. Buri ibintu bitangira byitwa big energy, bigatangira mubona ari movement ntoye, bikarangira bibaye revolutionary idea, bikarangira wabipfira, bikarangira mukoze ishyano. Nanga ngo Primus Yago nukibaza aba bantu noneho wa mugani se Yago abo ni baba batumye nawe jewe nta ruhande ngira namo kwivuka iwawe ingano yakubiswe na Yago zarahoze ukwameze ubuse iyo umuntu apfuye tukajya gushaka ama interview mu rugo rw'uwo muntu ntaga ababyeyi cyangwa abandi basigaye badutuka none se ntibirangira amakuru tuyashatse ufashwa gafashwa uwabuze uko ashyingurwa ubwo se ubukoze amakosa urura rugo Sabe bavuga ko yaguyemo buriya kujya mu rugo rw'umuntu ugatungamo kamerwa kuri ibiganiro mu rugo rw'amategeko ni domestic violence no kuviolatinga urugo rw'umuntu nyiri ruriya rugo buriya yashatse yarega ibitangazamakuru byose byagaragaje amavideo y'urugo rwo kuko ntago mu rwego rw'amategeko polisi niyo yemerewe gusaka yonyine nabwo hari amasaha yarabugenwe noneho itangazamakuru byose mu Rwanda rw'imyidagaduro ryagaragaje uriya rugo bamwe bagenda bakora y'ibiganiro ntago nyir'urugo yareze ariko wa munyamakuru nawe arimo arashaka amakuru kubera ko kuvuga ngo umuntu yasimutse igipangu ugomba kwerekana icyo gipangu wabonye ko hari n'abajyanye metero agapima akagaragaza ngo ese hareshyaga gute se n'umuntu yasimuka akavunika ufashe kamera ukajya mu rugo rw'umuntu mutavuganye mudafitanye gahunda udafite uburenganzira bwa leta bigize icyaha ariko se wa munyamakuru ugiye gushaka iyo nkuru we yabwira icyo abanyarwanda atagaragaje rwa rugo na cya gipangu izo ni imbogamizi zibamo mu kazi k'itangazamakuru kuzageza nyine upfuye cyangwa ukabivamo jeweho abantu bavuga ati kano gahungu ko naragakundaga none hoya imyidagaduro nuko tugomba kuyikoramo nyine tugomba kubikora kubi no kubwiza gusa igihari nuko ibyiza turabisesengura bibi tukabisesengura tugatanga umuntu dukoresha imibare n'ibimenyetso apana amarangamutima dukoresha imibare n'ibimenyetso iby'amarangamutima byo tubishyire ku ruhande mu kazi yego nijoro nibwo nabonye post ikanyisome ni post ni iravuga ngo Minister Yago Pondat ati point of correction bwana minister aramutaginga ati big energy ni abakunzi b'ibikorwa byanjye muri parenthesis ashyiramo akazi nkora ntabwo ari agatsiko nkuko mubibwiye ni mubimbwiye abo mubereye abayobozi ari bo rubyiruko hanyuma hasi yandika nota ben cyangwa se cyitonderwa ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye none ninjye uhindutse icyasha shyira agatangara ati isi irareba kamere kuri iyi post imbere yuko ngera ku ya utuma twishima minister utuma twishima bamwe bati Yago warengereye abandi bati ariko se ibyo avuze ati se ko nta cyaha bigize mbese buri wese yabivugaga ukabyumva wowe urabibona gute ukoresheje imare yawe n'ibimenyetso mbere yuko ngera kuri post ya yuko yamusubije utuma twishima kugira ngo turebe nyine imyidagaduro dukoresheje imibare n'ibimenyetso bivuze ngo rero niba Inyarwanda Innocent akora akazi k'ubu YouTuber n'akazi ko kuririmba ubwo afite imirimo ibiri no mu YouTuber ni n'umu artist nk'umu artist afite abafana bakunda imiziki nk'uko n'undi abandi bahanzi bagira abafana bakunda ibihangano byabo abo bafana ashobora kubita izina bitewe na kamere cyangwa se character yiwe akavuga ko ari umuntu ufite imbaraga ari umuntu uhorana imyuka hanyuma abafana bakaba bakitwa gutyo iryo zina rero ry'abo bafana ibyo ntago byakabaye ikibazo mu myidagaduro y'u Rwanda cyangwa se mu bijyanye n'amategeko
kano kantu nyine nagafuje kuko biri kenshi uko pundi itabibona ntabwo ariko undi muntu abibona oya ntabwo umupfundi itajya avuga ibintu uko abyumva avuga ibintu akoresha imibare n'ibimenyetso undi muntu wakoresha amarangamutima ye inama barahanwa gufana umuhanzi gufana umupira and so on nyashyaho utudomo ni vibes zemewe tunashaka cyane hano hasashyiraho ubwo akantu k'umutuku kavuga aho ni nyirantarengwa cyangwa gasopo ya gufana amafuti kwibasira abo muhuje umwuga kujya inzira y'amacakubiri ni kirazira. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV na Punditi TV show turabasuhuje omereri mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka twakiriye Punditi uri kwitegura umusa oya ndimo numva nimba ikiremba kimeze fresh umeze gute Pundi ndashima Imana amakuru biro ni amahoro kugeza ubu ni sawa cyane gasa cyumweru gitangiye gute ni ibisanzwe nyine ni ibisanzwe nta mpinduka nk'icyashize inkoni yakubiswe na yago zarahoze zarabaye se nasomye komenti nijoro ndaseka pe ngaho ntamuze ngutemo guteze ndabura ngutemo gute pa kuri comment ntabwo nyapfa gusoma comment nawe ujye usoma comment utinya Imana nawe ujye uzisoma ntabwo ntekiza ko ibiganiro umuntu akora byose yasoma comment ngo azabashe gutegura ikindi kiganiro ziba ari nyinshi cyane arwanditse ngakanye inkoni zayagara zibagerora agarutse kuri mikoro ubu ntago azi ko se antunzwe na mikoro ubu ni mushyashya ubwo ni mushya muri showbiz mubwiye ko maze nk'imyaka nka 10 nkora showbiz gusa ego nka 14 gutyo nandika amaradiyo YouTube zigurisha abo bazibye nzigarura abo bahiriza content nkabakora video za piri urumva ntago ntekiza ko nkuwa rugamba yarebye wenda nk'ikiganiro kuko harimo yindi bwivuga iki izindi ziravuga ngo harabangiye bandika ngo twebwe ngo ni babiri nabonye ngo nakundaga ibiganiro by'aka kagabo niko bavuze ngo ariko ngo kuvaho ngo yasebereje yago ngo igihe cyose atarasaba imbabazi ngo ntago nzongera kubireba yanditse gute ko namusebeje yavuze ko namusebeje uri mu bavuze ko ngo cano ye ngo ari kwiriza ngo ayihayidinze ngo abishaka aho ariko abandi baranavuga ibitari byo kuko ntabwo nigeze mvuga ko ari kwiriza ahubwo hari igihe abantu bakurikira imyidagaduro baba bafite wenda hari navuga ko ari nko kutibuka akantu kandi cyase ngo bakurikiranye ibiganiro ko byagiye bikurikirana ndumva icyo gihe nagombaga kuba nakora inkuru nta nubwo hari abantu bo muri showbiz batari abanyamakuru cyaba YouTube batari abanyamakuru bazi uko gushaka inkuru bivuna imvune ziba mu gushaka inkuru nk'uko umuntu w'umukinnyi aba ari gukina agiye gutsinda igitego akavunika ni nako umunyamakuru uri gushaka inkuru ashobora kuba yajyana ibibazo n'uwari kuyishakaho kubera state ari muri muda ako kanya ndumva ibyo bintu nk'abantu babivuga nk'abo ngabo nta nubwo njyana ikibazo nabo kubera ko imyidagaduro ibamo abantu bafite imitekerereze itandukanye kandi ntabwo yose bahindura ngo uyijyanishe uburyo bumwe byaba ari amafuti kuko nta bintu na bimwe uzasanga abantu babivugaho kimwe ariko ukuri kuba guhari ko ntabwo kuba kugomba gupfukiranwa naramwandikiye ndamubaza kuko nk'uwo ngo nta nubwo barakwikiye uko byagenze nta nubwo azava naho bijya banza babibonye gutyo akajyana nabyo ndumva naramwandikiye kuri WhatsApp yago ndamubaza cano yawe harashize igihe yarayibuze noneho ninjye mu wa mbere wayibonye yagarutse hari mu gitondo ngiye gukora inkuru yanditse ndamubaza cano yawe ko yahinduriwe izina ntabwo nzi mood yari arimo kuko urumva conversation zo kuri telefone cyangwa kuri chat bitandukanye n'ibyo tuba turi kumwe gutya face to face turi kumwe face to face birashoboka cyane ko nakubaza ukabona intention ngamije ariko je nayo nimo shaka makuru kugira ngo nkuri inkuru rero icyakurikiyeho ntikiza ko abo ngaba ari byo barimo baravuga bitandukanye cyane n'ukuri kuko uyu munyamakuru ari kubaza inkuru kugira ngo abone information yandike inkuru abazi bishoboka byose ntago bayitaye kuvuga ngo umuntu aragutuka hari nabo mu biganiro kuri TV bagiye bahaguruka bakava mu biganiro bakagenda kubera ko mubaje ikibazo watari yiteguye ko wamubaza cyangwa se imva kutakawe kimubaza abakwiki imyidagaduro nk'umyaka 10 ishize barabizi ko hari abahanze tufite bagiye bava mu biganiro bagahaguruka bakagenda
none se ubwo wavuga ngo umunyamakuru ubaje ikibazo umuhanzi agahugu kava mu kiganiro akagenda kuri frame nawe ubwo afite arakosheje kandi arimo arashaka amakuru, ariko nyuma akimara kubona ko muwaje gutyo yese areba arayibona ahita yandikira Libu ko cyane yahindutse bahindura amazina, kuko urumva ninjye wari mu informinza hari mu gisono cya kare iyo nzinutse nkumva kureba ibintu byose kumwe nkoranya mbaga. Abo bantu rero bajyana bene nk'ubwo butumwa gutyo baba bafite mind itara advance ku bijyanye n'uburyo abanyamakuru bashaka amakuru, kandi bene nk'abo twebwe ntago badutera ikibazo kubera ko ubuzima burakomeza, kandi ntago niba umuntu ashobora kuba yari gukina umupira akavunika akavunwa na adversaire mugenzi we ntimuze ejo kuzakina arabyuka agakina, yaranditse yandikira Liboti cyane yanjye noneho byarabananiye kuyigarura iyo tweet irahara bakora imyidagaduro barebe, ninjye wari umbwiye ati reba nari muwaje se wahindura izina kuko hari amazina atandukanye naye ndamuwaza kugira ngo numve feedback amansanga ntago ari muri mood nziza, nibyo wabyumva umuntu cano igutunze ari bwo buzima umuntu kumva arakubaje ntimwararanye ntago uzi icyo ashaka ari kugenda ashaka amakuru, ariko jewe ntago byanteje ikibazo. Urumva ari umuntu uvuga gutyo nawe ndamwumva kubera ko ntago kuko sinari ndi mu kiganiro kuri YouTube nari ndimo nshaka kujya nandika inkuru, kandi nanditse n'inkuru ivuga ko channel ye yibwe, ndumva inagaruka ndabyandika gutyo uko ugenda ukora rero follow up stories byanze bikunze hari igihe ugongana n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. ubona ari ihema abantu benshi bakubwira ko ugomba gusaba imbabazi yago? Abo ntago mbizi, none se ko ntakora imyidagaduro kugira ngo nshimishe abantu bose. Ntago nzi impamvu ahubwo bazandika amakosa nk'atanu ariko afite fact mwe n'imenyetso apana amarangamutima cyangwa apana kwa kundi umuntu afatirana ibintu aha bibone atazi byaturutse he. Impamvu eshanu zigaragara zitarimo imbogamizi z'abanyamakuru bahura nazo bari mu kazi ka showbiz, kuko je ntago ndi umubloga ntago ndi umuvloga ndi umunyamakuru ugomba gushaka imwe n'imenyetso ntitayeho ngo wantuka cyane ntiwantuka turabyumva kimwe cyane tubyumva kimwe. Ubu nyine ukuntu kwitangazamakuru ikorwamo ubwo niba bakubwira impamvu nk'eshanu nabonye arabandika ngo hari n'abanyandikiye inbox bati Pundit ni umuhanga atariko nawe asebya yago kenshi batuzamubwire byibuze azagerageze bigabanye nkibaze. Nyamara abo bantu ntabwo bafite fact baguhaye fact cyangwa se ikintu cyerekana ko namusebye hari namwe azi nakoze ikiganiro kimusebye, kuko iyo ngiye gukora nk'ikiganiro ndabanza nkakora inama n'umunyamategeko wanjye amagambo navuga cyangwa ibintu nabaza umuntu bishobora kuba bigize icyaha simba imubaza, kukubaza ngo Gasaro TV yavuyeho ugahita untuka urumva se ngusebeje ahubwo bitibwa na mood yawe, ariko nanjye ntago wakabaye untuka ahubwo wakabivuga ngo burabimbarije iki ndimo ndashaka amakuru kugira ngo nkore inkuru cyangwa nkore ikiganiro cyangwa ubusesenguzi. Nyuma rero ubuzima burakomeza naho kuvuga ngo umuntu ngo Pundit yasebye nta muntu umwe mu myidagazo mu Rwanda nasebya nta n'uwo nzasebye, kuko nareba neza inyuma arasanga album runcha ari ndi mu bayamamaje ndi bya ibibazo by'ibanza byabayeho ndi mu bakoraga inkuru kugira ngo ibibazo birangire byose. Urumva jewe ibibi mbikoraho inkuru byiza nkabikoraho inkuru nuko nko itangazamakuru ikorwamo, kuko nta nubwo ari umwanya uvuga ngo tugiye kwigisha uko bikorwamo. Umuntu umurongo yahisemo akoramo ni wakoramo, ariko muri uwo murongo uhura n'ibibazo cyane. None se kwa n'ibiganiro dukora ku radio ugasanga n'urugero abo tubikozeho ntibabyishimiye kandi amakuru ahari bakahakana ko ariyo. Urumva rero nk'ibyo iyo ugiye gukora itangazamakuru uzi neza kuzahura na ups and down, ariko giye mu byo nkora ntabwo njya nkora ntafite imari n'imenyetso nta na rimwe, kuko nari mubaje channel ya wahinduriye izina nari mfite screenshot nese nyimwereka ahita yandikira Libre avuga ngo murebe noneho ya channel yanjye bahindura amazina para nibwo yese ashaka umuntu yigarura, ko ntabwo ari kupfa kumenya ko wenda yahinduye izina kuko hari mu gitondo cya kare nka saa moya gutyo saa 2. Urumva rero wa mugana umuntu ba kuri YouTube akoresha adakoresha imwe n'ibimenyetso agendwa n'amarangamutima yahita yumva ko Pundit abantu nakosheje, ariko mu rwego rw'akazi k'itangazamakuru aho ngaho nta kosa mfitemo nta n'icyo amategeko ambaza kuko nta tegeko narenzeho. None se nkibaza rero uravuze ati nge nta kibazo gihari, none se ubu dushobora kuba nta kibazo namba dufitanye byarangiza waza kunsura cyangwa se twahora nkagukubita? None se ubwo umuntu bishoboka ko icyo kibazo nyine ahubwo cyari gihari cyose gihari wowe ahubwo utakizi, ahubwo se ubwo niba umuntu n'urugero muhuye akagukubita yagukubitira ubusa oya ukubiswe niwe usaba imbabazi cyangwa ahubwo wa wundi wakubiswe yasabwa imbabazi tugiye kuri aho ngaho ukaba ushatse kuvuga iki ko agomba kugusaba imbabazi nawe nyine urumva nakabaye ngarukamo ko ngomba gusaba imbabazi tuvugisha ukuri, ahubwo se ubwo wajya mu rugo rw'umuntu uzi ko mufitanye ikibazo none se urumva niho hantu nyine showbiz yitibera kasa mutwe. Urumva wajya mu rugo rw'umuntu ufitanye ikibazo gukora iki?
hanyuma ugiye mu rugo rw'umuntu mugaserera musereriye nyuma yagusaba imbabazi wa muntu cyangwa byabirangira mwamubirangije aho ngaho bishatse kuvuga ko ariwe ugomba gusaba imbabazi zikize kandi ariwe uri kubivuga ndimo ndasubiza komenti z'abantu banditse kugira ngo bajye baduha n'amakuru tutazi yego eh okay ubwo ni ukubyumva ntago ari uko mbyumva igihe ntago nyamvuga ibintu bishobora kuba byanjyana mu nkiko mvuga ibintu ndi neza ko nzasubiramo naho ibindi byo by'amarangamutima ibyo kuba showbiz igomba kugenda mu buryo mwe ntago bikunda showbiz igenda mu buryo yakagenzemo nyine ariko ahubwo wowe uzabwira abantu bandika muri comment iti nzababwire se abantu bose bandika ndabazi ahubwo babwire wowe jewe ndababwira se ndabazi erega ntago mbazi wowe baragukurikiye bari kukureba uzi si ikibazo gihari nk'umuntu wanditse comment avuga ati wenda punditi yakoshereje umuntu n'uyu yandike ngo itariki n'iyi wakoze ikosiri n'iri rigize icyaha iki n'iki rihanirwa gutya na gutya hano nzahita nzankubwira ati dirwanyeretse ibi ngibi naraje nsanga ugize icyaha mpite ngusaba imbabazi naho kuvuga ngo uri mu kazi ko gushaka amakuru uyishaka amakuru ntago uzi uyashaka uko ameze ubu se iyo umuntu apfuye tukajya gushaka ama interview mu rugo rw'uwo muntu ntago ababyeyi cyangwa abandi basigaye badutuka none se ntibirangira amakuru tuyashatse ufashwa agafashwa uwabuze uko ashyingurwa agashyingurwa ubwo se ubukoze amakosa urura rugo Sabe bavuga ko yaguyemo buriya kujya mu rugo rw'umuntu ugatungamo kamera ugakora ibiganiro mu rugo rw'amategeko ni domestic violence ni ukuviolatinga urugo rw'umuntu nyiri ruriya rugo buriya yashatse yarega ibitangazamakuru byose byagaragaje amavideo y'urugo rwo kuko ntago mu rwego rw'amategeko polisi niyo yemerewe gusaka yonyine nabwo hari amasaha yarabugenwe noneho itangazamakuru byose mu Rwanda rw'imyidagaduro ryagaragaje uriya rugo bamwe bagenda bakora y'ibiganiro ntago nyir'urugo yareze ariko wa munyamakuru nawe arimo arashaka amakuru kubera ko kuvuga ngo umuntu yasimutse igipangu ugomba kwerekana icyo gipangu wabonye ko hari n'abajyanye metero bagapima bakagaragaza ngo ese hareshyaga gute se n'umuntu yasimuka akavunika ufashe kamera ukajya mu rugo rw'umuntu mutavuganye mudafitanye gahunda udafite uburenganzira bwa leta bigize icyaha ariko se wa munyamakuru ugiye gushaka iyo nkuru we yabwira icyo abanyarwanda atagaragaje rwa rugo na cya gipangu izo ni imbogamizi zibamo mu kazi k'itangazamakuru kuzageza nyine upfuye cyangwa ukabivamo ntacyo reka twikomereze pundi ariko njyeweho abantu bavuga ati kano gahungu ko naragakundaga none hoya imyidagaduro nuko tugomba kuyikoramo nyine tugomba kubikora kubi no kubwiza gusa igihari nuko ibyiza turabisesengura ibi tukabisesengura tugatanga umurongo dukoresha imibare n'ibimenyetso apana amarangamutima dukoresha imibare n'ibimenyetso iby'amarangamutima byo tubishyire ku ruhande mu kazi yego twikomereze nta kibazo pundi nijoro nibwo nabonye post reka nyisome ni post ni iravuga ngo Minister Yago Pondati ati point of correction bwana minister aramutaginga ati big energy ni abakunzi b'ibikorwa byanjye muri parenthesis ashyiramo akazi nkora ntabwo ari agatsiko nkuko mubibwiye ni mubimbwiye abo mubereye abayobozi ari bo rubyiruko hanyuma hasi yandika nota ben cyangwa se icyitonderwa ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye none n'injye uhindutse icyasha shyira agatangara ati isi irareba kamere kuri iyi post imbere yuko ngera ku ya utuma twishima minister utuma twishima bamwe bati Yago warengereye abandi bati ariko se ibyo avuze ati se ko nta cyaha bigize mbese buri wese yabivugaga ukabyumva wowe urabibona gute ukoresheje imare yawe n'ibimenyetso mbere yuko ngera kuri post ya yuko yamusubije utuma twishima dukoresheje ibi tujye wenda nko mu bintu bigize imyidagaduro ukuntu imeze ahantu hose ku isi umuntu w'umuhanzi aba afite abantu bamufana n'umunyamakuru umukinnyi wa filime umwacteur umwactrice umuntu wese uba mu myidagaduro cyangwa se ufite abantu yinspira cyangwa mukunda ashobora kugira abafana abo bafana ashobora kuvuga ngo arabisi izina dufata urugero wenda rw'ibisumizi n'abafana ba Riderman dufate Intayobera n'abafana ba King James ababutera abantu wese babitwaye intwarane
abafana ba Dream Boys bitwaga Indatwa, aba Urban Boys nabo bafite ukuntu bitwaga, abafana ba Tuff Gang bitwaga Abatafu. Abo ni amazina y'abafana kubaza imyidagaduro nko mu myaka 16 ishize, ariko ukurikiye imyidagaduro muri iyi myaka ine ibyo ntago yabimenya, kandi sinangombwa ntituri kumwigisha, ahubwo turagira ngo turebe nyine imyidagaduro dukoresheje imibare n'ibimenyetso. Bivuze ngo rero niba Inyarwanda Innocent akora akazi k'ubu YouTuber n'akazi ko kuririmba, ubwo afite imirimo ibiri, no mu YouTuber ni n'umu artist. Nk'umu artist afite abafana bakunda imiziki nk'uko n'undi abandi bahanzi bagira abafana bakunda ibihangano byabo. Abo bafana ashobora kubita izina bitewe na kamere cyangwa se character yiwe akavuga ko ari umuntu ufite imbaraga, ari umuntu uhorana imyuka, hanyuma abafana bakaba bakitwa gutyo. Iryo zina rero ry'abo bafana ibyo ntago byakabaye ikibazo mu myidagaduro y'u Rwanda cyangwa se mu bijyanye n'amategeko. Icyo minister avuga wenda na speech turaswigarukaho, we ashobora kuba atarakurikiye ngo amenye ko abahanzi bagira abafana n'amazina yabo. Ibyo ni ibintu bimaze imyaka nka 16 2008, ariko sina hano gusa ku isi yose ho usanga ba Chameleone bafite abafana babo, ba Riderman, ba Diamond Platnumz muri Wasafi, ugasanga rwose n'umuntu afite imodoka yanditseho WCB, ubwo ni Wasafi Classic Baby cyangwa se Wasafi Classic Music. Iriya bisha no gusimburiza Bongo Music ubwoko bw'umusi wa Tanzania. Ugasanga Eddy Kenzo afite abafana biwe, ugasanga ba Jonah Kanyomozi, ugasanga ba Jazz Family afite abafana babo, ugasanga n'urugero bamenya afite abafana biwe, Ndimbati afite abafana biwe, buri muntu wese akagira abafana biwe. Abafana ntago ari ikibazo, icyo cyurumva cyo nicyo ngomba kureba inkwishimbaye n'imenyetso, kuko umuntu afite uburenganzira bwo kugira abamukunda bakabana mugwa inyuma. Niko byumva, ntago ariko byumva niko biri. Kano kantu nagafuje sketch uko pundi tabibona ntago ariko undi muntu abibona. Oya, ntago umupundi tajya avuga ibintu uko abyumva, avuga no kwesha imana n'imenyetso. Undi muntu wakoresha amarangamutima ye. Twikomereze. Hanyuma minister utuma twishima yamusubije muri aya magambo agira ati thanks Yago, point for correction is well noted. Niba hari abafana bawe bifuza ko twaganira nkababwira ibyo bakosora mu kugushyigikira, please DM tubipange, nta mutima mubi. Erega nanjye nitabiriye concert yawe ndetse nkora promotion y'indirimbo zawe kubera kugushyigikira. Iyo abantu batangiye gutandukira tujya inama, iyo batemeye inama barahano. Gufana umuhanzi, gufana umupira and so on, nyashyaho tudomo ni vibes zemewe tunashaka cyane. Hano hasashyiraho ubwo akantu k'umutuku kavuga aho ni nyirantarengwa cyangwa gasopo ya gufana amafuti, kwibasira abo muhuje umwuga, kujya inzira y'amacakubiri ni kirazira. Naho showbiz iyo twese tuzafatanya bizajya ku murongo kandi vuba. Ngayo nguko impamvu wenda reka tumisha abantu kano ka audio ka minister icyo yaravuze kwa Big Energy, noneho ari nayo impamvu yarakoze iyo statement na minister agaruka avuga iyo point of correction tuyigarukeho. Kujya mwumva abantu RIB ikunda kuvuga ngo Big Energy, buri ibintu bitangira byitwa Big Energy, bigatangira mubona ari movement ntoye, bikarangira bibaye revolutionary idea, bikarangira wabipfira, bikarangira mukoze ishyano. Iyo bakubwiye ngo bireke, bari abantu ni bakuru bafite amakuru tudafite, n'inzego z'iperereza bivemo. Usirete ubisha, hari ibintu abaswahili bajya banga usirete ubisha, ntuzane ibintu byo kujya impaka, bireke. Nibyumvikana. Icya kabiri, ibintu mujya mubona byo kuri social media bimeze nko gufana, ngo jewe ndi kuri uyu nawe uri kuri uyu mugahangana, biriya bintu ni bibi. Urumva duhereye kuri iyi mbwirwaruhame ya nyakubahwa minister w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Jean Paul Budera utuma twishima yarakoze hano muri no mbwirwaruhame ye. Urumva nk'umupundi tima ngomba kwanaliza gihe ijambo kuri ni kuko
nshobora gusesengura imbwirwaruhame nkasesengura ikiganiro cy'umuntu nkasesengura imvugo ze nkumva icyo yari yashatse kuvuga ariko nkanakwereka amakosa arimo cyangwa se nkakwereka n'ibyiza biri muri no speech ahangaha urabona yaravuze ngo yakotinze ribu cyajye murangira avuga ngo big energy na gatsiko urumva yarese akonfirima harira abantu ko tumeze tubaho twibeshya ku isi hose ntazanye umuntu kweshya ngo wenda umuntu ari mu nshingano nizi ngo umuntu afite amashuri ya naya cyangwa afite amafaranga naya kamere umuntu iremye mu buryo bwo kwibeshya rero impamvu bakubwira ngo iyo umuntu akosheje asaba imbabazi cyangwa se amategeko iyo ukosheje bigize icyaha amategeko aragukanda ukajya kugororwa cyangwa se ugahabwa ibindi bihano n'ibyishyano n'ibyiciro nka bitatu hari gusubikirwa hari ukuba wacibwa ihazabu hari no kuba wahabwa kuba wajya mu igorora ukajya ugororwa ariko iyo ukoze amakosa wasaba imbabazi ubuzima bukomeza usaba imbabazi ubuzima bukomeza rero uwo waba uri wese na ranka cyangwa se position zofite zose mu mvugo kwibeshyeho cyane ariko nanone ahangaha duclearinge nk'umupunditi wa showbiz mu Rwanda no ku isi yose iyo umuyobozi wa RIB Dr. Bimurangira umuvugizi wa RIB ntago ari umuyobozi wa RIB n'umuvugizi wa RIB ko umuyobozi deja arahari hakaba umuvugizi wa RIB akoresha ino statement nayo abantu batabashe kumva neza we yavuga ko hari abantu bashobora kwitwaza iyi term yitwa big energy cyangwa se ino zina ry'abafana ba Nyarwaya bakaba babyitwaza mu gukora ibintu bigize ibyaha byansobanuye neza nk'umuntu ukurikirana amategeko hafi ukurikirana ubuzima bw'imyidagaduro buri munsi kuko urumva wa mugari nanjye ubwo mu gusobanura nk'ibingi abandi barabyara banani banabitinye buri wese usanga azafata uruhando ndakaza afata uruhando ndakaza afana ndakaza avuga ibi je nta muntu n'umwe mba mfana kuko uwo muntu adahari igihe ubuzima bwanjye burakomeza nta ruzima bwe burakomeza niho umuntu ashobora ngo ndafana icyanjye ndi kuri ruhande kuko uwo muntu adahari showbiz yabayeho showbiz yabaho gihe ntahari wowe udahari n'uri adahari twe twazanye showbiz wenda ni mu rw'amahanga ariko imyidagaduro yabayeho no kugiye kibwami ibwami habaga hari abantu babataramye habaga hari abantu babyina habaga hari abantu babavuzi b'amacumu habaga hari abantu bagomba gushimisha umwamikazi bari guca imigani habaga hari abantu bagomba gushimisha umwami bakamuha inzoga bakamutekerera itabi bagatarama iyo ni showbiz ngo no mu gihe cya Yesu yahozeho Yesu no mu ijuru showbiz yabagamo Satani yararimbaga afite amajwi 10 afite abamarayika baririmba imyidagaduro yahozeho ku isi hose nta muntu n'umwe uriho napfa izabipfuye hoya ibyo ntazajya umuntu wabeshya rero tugiye muri big energy ino statement ya minisitiri utuma twishima nawe yagiye mu mujyo nk'uwa Murangira Bitse Dr. bivuze ngo ahangaha umuntu kuba akunda Nyarwaya Innocent ntago bimugira umunyabyaha nubwo Nyarwaya Innocent we yagiye hari ibyaha kurikiranywe nk'uko Murangira yabivuze ibyo byaha yarabikurikiranwe iperereza ryaratangiye kandi iperereza ntabwo ryarirangiye kuko ntabwo iperereza riteshwa agaciro igihe cyose rirakorwa kuko igihe cyose umuntu atarakurikirana mu butabera igihe cyose ataramagana ngo agirwe umwere iperereza rirakomeza rigakorwa kuzageza batubwiye ngo ryararangiye kuri faze ya RIB y'ubugenzacyaha dosishyikirizwa ubushinjacyaha ni nacyo itangazamakuru ryo mu Rwanda ry'imyidagaduro ryakabaye rikurikirana ikabaza ngo iperereza ko ryatangiye ryabonyemo iki hanyuma ubushinjacyaha bwashyizwe dosiye bwose bwakoze iki tumenye ngo ubu kano kanya Nyarwaya Innocent ubu ngubu gukurikiranwa byararangiye cyangwa se yabaye umwera ariko ntabwo umuntu yaba umwera ataburanye cyangwa ngo dosiye ishingurwe nabwo mu mategeko dosiye irashingurwa birashoboka cyane aha rero ntabwo bafata abafana bamufana ngo bose bite abantu b'abanyabyaha kuko nta n'umwe twabonye mu butabera hamwe icyaha runaka ariko mu bafana hashobora kuvamo abantu baza bakaba bakora ibigize ibyaha abo ngabo rero barakurikiranwa mu rwego rw'amategeko ntago bita bishyirwa ku bantu big energy bari hose ku isi kuko ntago abantu bose bakunda guhora abanyabyaha ntago bakoze ibyaha ntibagijwe imbere y'ubutabera abari ushobora kuza bagakoramo ibijyanye n'ivangura iby'ubwoko ibyo kwangisha abandi ibyo kuvuga ngo uyu tumwatake ibyo kuvuga ngo uyu tumugire nabi uwo nguwo RIB ifite ububasha bw'uko yakinjira mu magroupe ya WhatsApp yabo bose gafata mu yose ikareba ibiganiro byose ikabireba ikareba amakomite ikagenda ikurura umwe ku wundi inoboramo ikirayi ikiboze igafatamo ikabakuraho batedora abanga batwasanze bitwikiriye izindi riniri bakora ibyaha ariko mu gihe twabona abo bantu banobowemo muri bari abafana ngo bakurikiranwe kuko ntabwo umuntu yakoze icyaha bibazwa uwafana cyangwa ibazwa showbiz yose nta muntu uzaza ngo akora icyaha giye puniti mbibazwe njyewe ntabwo nzakora icyaha ngo bibazwe undi muntu kuko hano kuri iyi kamera ntabwo nahaza nanyweye sinahaza nishimye cyane sinaza ndakaye cyane mpaza ndi soba ndi kunywa amazi
iyo uri kunywa amazi ntabwo ushobora kurengera, ntabwo wavuga ibintu byaguta muri yombi, ahubwo uvuga ibintu bifite n'ibimenyetso. Ariko ubu nje nishimye cyane, cyarandi ya kareti nandishimye cyane, naza nkabwanuka mu kanya ikiganiro mwacyaprodinga nkahita bana mu mvuto pa mugasakuza ngo yazize ibini wapi, ndakaye cyane, naza nkaba ngo yangu yarengereye. Nishimye cyane, niba wishimye cyane urakaye cyane utameze neza, reka kamera yireke, kuko kamera ikorwa ibyaha byinshi cyane. Ubwo urumva rero nkusubije Nyarwa Innocent, ukuri gwari nuko we abantu bamufana yahaye izina, none mu bamufana bazakora ibyaha bazagizwe imbere y'ubutabera bibazwe. Leta y'u Rwanda ifite imbaraga zo gushaka umunyabyaha yaba ari wose ku isi. Twabonye n'abaje mu private jet, nese umuntu waniga comment mu kiganiro cyangwa watera wakora icyaha runaka, aho yaba ari wose ku isi ntabwo yananirana rwose. Aho ngaho mbaye clear. Yego birasobanutse. None se Pundi, nimba kuri uyu munsi uvuga ndetse turakabonye kare akantu k'umutuku, agwa mugana ko kantu ati ni gasopo minister yahaye Yago. Bamwe bati none ko ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura, cyane cyane bati nimba ubona noneho ibi ngibi yabivuze nyuma yuko izi saga zikomeje kugenda ziba. Gufana amafuti, kwibasira umuhuje umwuga, kujya inzira y'amacakubiri ni kirazira. Ahangaha gufana amafuti ni ukuvuga ngo uri mu kiganiro Nyarwa yakoze agaragaza ngo we ntabwo twabisoma kuri kamera, twatugiye gukora natwe ugize ibyaha, ariko barabikurikiye nyuma yaraje asaba imbabazi kuri kamera. Abayasabye barazimuhaye, atarazimuhaye bafite impamvu, kuko biri dutegeka kubabarira, kuko twese turabanyantege nkeya, nicyo biri dusaba. Hanyuma kano kantu ko ngo kwibasira bo muhuje umwuga ni ukuba wowe Sandra Gasaro TV ngewe Pundi TV show nka kwibasira ibyo byo bigize icyaha, kuko ntabwo kugira ngo ubone ibyo kurya ku meza ari uko gemba natumye wowe ubibura. Twese dushobora gukora tukabona ibyo kurya ubuzima bugakomeza, ariko kuvuga ngo wenda ndufata urugero, niba ufite abantu ubwira ngo mugende mukore unsubscribe kuri channel iyi ni ibyo ngibyo uri murangisha abantu abandi bigize icyaha automatically. Wowe rero ndimo ndaguha urugero, ngiye Pundi TV show twumvise ntabwo twumvise ngiye ntago, cyangwa ariko ejo ndari n'umuntu wambwe ngo biyigize kubivugamo, ngiye ntago ngewe nkoze nk'ikiganiro kuri Pundi TV show nkavuga ngo abantu bande bose bagende bakande unsubscribe kuri Gasaro TV. Ibyo bigize icyaha. Umuntu ugiye kubikora ntitaye ku rwego rw'imitekerereze yiwe, ntitaye ku myumvire yiwe, ntitaye ku kigero cya showbiz akunda, ntitaye ku buryo akunda umuntu, ntago gukanda unsubscribe kuri Gasaro TV show bituma jewe mba igihangange muri showbiz. Nta nubwo bituma nubaka etaje i Kigali, bituma ngura imodoka nziza, kuko email gukanda unsubscribe ntago bivuga ko ugiye kugiza amamiliyari yatuma ubaka mu gishanga cyo mu Kanogo ngo ubakemo amazi yajemo amafi. Oya, ibyo ngibyo gukora ubukangurambaga bwo kuba nakwangisha abantu, ibyo nibyo hano bigize icyaha yavugaga. Kuba wavuga ngo kujya inzira y'amacakubiri, ibi ngibi biribuka neza ko Nyarwa yabisaba imbabazi, yakoze ikiganiro yumvikana abantu ari kwibasira, ariko agaruka asaba imbabazi. Ahangaha niko karongo gatukura kari kariho ahangaha, bivuze ngo n'abamukurikira n'aba big energy ntago bakabaye bareba ikibi, barebe nyine icyiza, nta kindi, kuko umuntu n'umuntu arakosa nyine. Naho showbiz yo twese tuzafatanya, bizajya ku murongo kandi vuba. Hano hari akandi kantu ngewe ntari buze kuba nakemeranye na minister wo kuvuga ngo hari ibintu abana kuri social media byo kuvuga ngo ngiye mfanuyu. Showbiz y'ahantu hose ku isi ibyamamare bigira abafana, none abafana bashobora guhangana. Reka tujye muri football, abafana ba Rayon Sport n'abafana ba APR iyo byahuye kuri Amahoro Stadium bahangana mu gufana, mu kuvuza za vuvuzera, mu kwambara imyambaro, mu kubanguka bakuza stade. Iryo ni ihangana. Bivuze ngo abafana rero b'abahanzi nabo ubwabo bashobora guhangana, ariko mu buryo butagize icyaha. Kenisa amaze iminsi akora ubukangurambaga avuga ngo muze twuzuze Amahoro Stadium gasugiyeho na Rayon Sport. Biriya ni uguhangana akoresheje uburyo na tactique butagize icyaha bwo kuzamura ambiance. Ujye ubona abafana nk'iyo habaye match mu mujyi abahuzuye abamotari, imodoka za vuvuzera, biriya ni ihangana. No mu muziki niko byahoze muri za Guma Guma, wasangaga abantu umuhanzi niba ari Dream Boys afite abafana, Urban Boys afite abafana, Ibisumizi, Jay Polly, Guma Guma ya mbere. Ubwo ndagira ngo mbibutse abantu 2010 uko byari bimeze. Tom Close atwara Guma Guma ya mbere, abafana ba Jay Polly bateye amabuye. Ryan Manzi arahari, abari imyidagaduro babyibuka, ariko abiri ubu ngubu kubyibuka ntabwo mbibasaba, ariko amaze imyaka 15 bari mu myidagaduro mu Rwanda barabizenza ko abafana ba Jay Polly bateye amabuye bavuga ngo iyi Guma Guma yakabaye ari ya
Jay Polly Kabaka man King Kabaka Imana ikomeze muri uko ridashira gutera amabuye ntago byatumye yaguma guma ihabwa Jay Polly cyakoze guma yakurikiyeho ya gatatu yahawe Jay Polly Kabaka man kuko yakurikiyeho ya King James hanyuma Jay Polly nawe ahita yitwara bivuze ngo ihangana mu myidagaduro ridafite icyo byangiza ariko hari naho rifite ibyo byangiza kuko hari igihe uzasanga abafana bose ntabwo bafite IQ zihambaye ntabwo bafite imyumvire iri advance ntabwo ari abasirimu hari umuntu ushobora gukunda pundi team mu buryo bwa gisirimu ntabimbwire ntakore comment gusa agakurikira ibintu byanjye byose aho najya hose acecetse barahari benshi uwo ni umufana twahura akambwira ati bro big up umuhanga cyane myidagaduro kushimira n'ibimenyetso wahinduye byinshi hari abantu baje amarangamutima yashyira hasi bakushimira n'ibimenyetso abonye ko ntabwo atanye kwishimira n'ibimenyetso turaza ko ikiganiro kibigaragaza agaragaza imibare y'abamukurikirana bakurikira Bruce Melody agaragaza ati imibare ngira byerekanira benshi muri showbiz barimo baritsa cyane mu kaga ubwo ubuzima bwe bwajya mu kaga akazabona ingaruka nyuma yaramaze gusafaringa uwo muntu nawe arari turi ku isi turi muri society dafite abantu benshi cyane bafite imyumvire ihambaye cyane batazi showbiz bivuze ngo rero ko umuntu yawe umufana wawe akaba yagambira kugira nabi uwo n'umuntu ku giti cye bite n'imitekerereze yiwe naho areshya nuko areshya mu gutekereza byose ugomba nyine kubitekereza ko dufite abantu bose abantu mu kuvuga ngo mu bantu babamo abandi bantu bose hanyuma hari akantu ejo numvise Bruce Melody akavuga ngo Primus Muraseka ni nako bitatsoreza neze ko ntayinywa nanitahira oya ntago ari ngombwa noneho ukumva abantu barasubiza ibintu biterekeranye nagiye mbona bagapostinga ariko ntibamenye uko byagenze gute pundi ntago abantu bamenye uko byagenze reka mbanze ndebe hano ndayifitira video shaba dutere copyright mwa nanga ngo Primus yago nukibaza aba bantu noneho wa mugani se yago abo ni baba batumiye nawe jewe nta ruhande ngira namo kwivuka iwawe nta ruhande ugira ntago ari biza gufata uruhande rumwe nyine nibyo nkubwira ariko njyewe byaranantangaje umwe ati Bruce Melody arajyaho ati big energy yavuga ati ndimvuga Primus muvuga ibi ati yago kanitahira nasuka mvuga koko wa mugani wa yago abana ba yarabishiye noneho ashaka kora oya imyidagaduro ukuntu imera inkuru buriya iyo yasakaye mu gihugu hose hari abantu bemera gufata impande none bagashaka kurwanirira umuntu bafatiyeho uruhande kumurwanira rero ntago bajya mu ngama ngo bafate imbunda barasa n'icyase bafate ipfunsi barwane ahubwo hano bari Nyagatare yari mu bitaramo bya MTN iwacu na muzika festival birukwa ku nshuro ya kane kuko byatangiye mu 2019 bari Nyagatare hari abahanzi nk'umunani ubu Bruce Melody niwe usoza bino bitaramo kuko ni umuhanzi munini uba ugomba gusoza bino bitaramo ahangaye Nyagatare ni wabo wayago ni itabagwe hariya urumva rero kuvuga ngo ugiye gufata Bruce Melody na yago ubwo yavuze ko Bruce Melody afitanye ikibazo anagaragaza ko agomba kumusemba bazi abantu rero biwanyu bagomba kurwana urugamba bakabikwereka ahangane bagomba kubimwerekera baba babiri baba batatu baba umwe Jesse nita ku muri wabo ndareba ahubwo nyine imari n'ibimenyetso irahangaye imari n'ibimenyetso biranga birerekana ko yavugaga iriya nzoga ntari buvuge ngiye kuko sinjya mfata ibintu by'ibisembe mu ntoki yanjye kuri kamera kitsa hirya ya kamera turi kwamaza wenda byabanyishije akavuga kiriya kinyobwa agasubiza yago cyase big energy bigaragaza ko hari ahantu iwabo bamaze kubona ko yago agomba kuba yarwanirwa yashyikirwa ku kiguzi cyose byasaba ibintu binari kubisanzweho cyane ntikizaka abantu batakabaye babifata nk'ibintu bishyashya wenda twe nuko tuba muri showbiz inakennye
ngwaye urugero ubushize tugiye muri Amerika, bifu za Amerika no kuri kimyidagaduro yo hanze, bifu ya Travis Scott na Chris Brown, bo yateguye igitaramo Travis Scott yo kuronsha album, Chris Brown agura amatike yose y'abantu bari kuza mu gitaramo, agiye asanga nta muntu n'umwe uhari, amatike yose yaguzwe. Hari n'ahandi usanga bavuga ngo umuhanzi ateguye igitaramo hazamo abafana 5,000, nk'ibihumbi 3 bikaba ari undi muhanzi wabaguriye amatike akabohereza, cyangwa se bakavuga ngo reka tuyagure tujye kumukoza isoni arihangana ryiruye. Nibyo byingi muri kubona, bivuze ngo ahangaha giye mbifata nk'ibintu nyine byihangana ariko ry'imyidagaduro. Aha nanone abafana ba Bruce Melody bagomba kwigaragaza, yavuga ya nzoga bakamusubiza, yavuga murashaka iki n'iki bagasubiza. Hano niho nagomba kubonera ko ibitangaza cyangwa se abafana ba Melody bari kwigaragaza bakaganza abayago mu buryo bw'amajwi. None hano abayago baganje aba Melody, ahubwo ndibaza byarangiye gute, kuko ntabwo nagiye, ntabwo ndi kujya muri gitaramo, nagiye mu Gicumbi mbona ntabwo biri kuvamo neza mitambireka. Ariko bino bintu birasanzwe kuko ni wabo kwivuko, Inyabugatare tabagwe iwabo kwivuko. Ariko nanone mu buryo bw'uburyo bakiye Melody ajya kuri stage bamwakiriye neza. Ibingi by'abanyine show yenda kurangira. Ngayo nguko. Ni show busy. Bahatane baduhe show busy twirira. Yeah. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane nakagaruka. Reka manze mbwira abantu ko muri Sony Education wari watinze. Ntakutanyibukije ahubwo. Ngese baranyishyuye. Se we Clement yaranyishyuye. Sinari kukwibutsa ko nanyigumufite. Nge yaranyishyuye. Kongeye mu kwibutsa Sony Education. Ahubwo Education. reka mbanze mwari Clement. Reka nge mbanze tukurikira kuko nge turibukiranyije. Sony Education ni ukujya kwiga ukaba wajya gushaka scholarship mu Bushinwa. Dufite ama scholarship nk'ijana ari ku meza na kimwe wishyura. Dufite akazi za Cambodia, za Laos, dufite akazi ahantu hose hatandukanye, amaviza, tike z'indege. Ukaba wahamagara 078 655 488 cyangwa 078 16 728 ndumva kuri Sony Education ari ibyo ngibyo ukweritimes.com niho dusoma imyidagaduro. Banambwiye ngo imyidagaduro tumeze neza cyane muri ukweritimes.com. Ngaho Clement nuti nandashyira hundi reka bazeramo amaze mwarimu wanje ese kandi na peni mugira mfite perimenye ngewe ariko nawe enye yinyereke pundi nkejo ndi wansabye soft ntago ari wanyeretse ntago ari wanyeretse nuko nakwiyoreye ngogo ki umva mbese utangiye kubeshya pundi reka nivije mwarimu wanje mwarimu Clement rero mwarimu wigisha neza cyane natsindiye Portugal muri 2012 mbazira marize ku mwarimu Clement wigisha neza cyane ko ntamubonye yagiye mubona heza harayigishiriza ntago mbi aya arahari mwarimu Clement yigisha ibe byose wabona ubu nyine kwigisha abanyeshuri nese cyane yarimo arayigurisha wamuzi bitwaye ikizi bitwaye iki nyine akabashyiraho udu content ibyo sinabyivanga reka nivugire ibya Clement yigisha neza cyane rero akaba akorera Norvège ndetse no kwita Tapis Rouge nkubwira ngo gukora ni rimwe waragize ukabona permis yawe arigisha neza cyane kandi ugafata mu minsi 15 gusa ubwo ni prozo cyane permis gushungura gusa ushaka rero kuvugana nawe no gukopera kopa nico kiza ahubwo ngo ni sawa ukaza mukumvikana rwose mukagira uko mubyumvikana ubundi ukigira imodoka hari umwarimu wabona nk'wose oya kiretse Yesu wenda none se niko karusho ka mwarimu Clement rero muhamagare kuri 0788 48 3 ndumva twataha dusoze tujye mu matiku yande Gasaro TV.